Shalom shalom ndabaramukije mwese abakurikiye Grace Upon Grace Channel. Nitwa Francine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro itara n'italenta. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko isi yuzuye umwijima bavuga ni ibikorwa bibi birushaho kugenda byiyongera mu isi, kandi Bibiliya ikatubwira ko ijambo ry'Imana ari ryo tara ritumurikira. Uko umwijima wiyongera niko dukwiriye kugwiza amatara. Turakwiriye kugwiza ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Twahawe amatalenta, ingabire zo gukoresha. Ingabire Imana yaduhaye ni izo gukoresha ngo zigirire bagenzi bacu akamaro, zigirire abandi akamaro. Turakwiriye rero kugwiza amatara kugira ngo tubashe kugira icyo dukora. Mu mwijima ntawagira icyo akora atitwaje itara. Nk'uko iyo hakiri ku manywa umuntu ashobora gucana itara rimwe agiye mu cyumba kugira ngo abone icyo ashaka kureba, ariko ahasigaye hose ntabwo aba akeneye amatara. Ariko iyo bwije igicuku kigeze, ahantu hose umuntu acana amatara, muri salo, hanze, ku rubaraza ndetse no ku muhanda usanga ari amatara. Natwe rero turakwiye kugwiza ijambo ry'Imana ari ryo tara, kubera ko umwijima ugenda wiyongera muri iyi si. Intego y'iki kiganiro ni uguhuza ubuzima bwa buri munsi tubamo n'ijambo ry'Imana. Karibu mu kiganiro. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo mvuge nanone kuri iki kintu cyo kugwiza amatara. Ndavuze nti turakwiriye kugwiza amatara kubera ko umwijima ari mwinshi, kandi itara ni ijambo ry'Imana. Hano sinshatse kuvuga kugwiza ibiganiro byinshi kuri YouTube nk'uko mbikora. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirahari kuri YouTube no muri za WhatsApp, mu buryo bwinshi butandukanye ijambo ry'Imana riraboneka. Ariko hano iyo mvuze kugwiza ijambo ry'Imana, ndashaka kuvuga igisigara. Turakwiye kugira ikintu dusigarana ku mutima ku ijambo ry'Imana tuba twize. Nk'uko Yesu yabivuze avuga ku mugani w'umubibyi, imbuto zaguye ku rutare, izaguye mu butaka bwiza. Hari igihe ijambo ry'Imana riza ariko ntihagire igisigara. Rero kugwiza amatara, burya ijambo rizakumurikira ni iryasigaye. Kuko ijambo ufite muri telefone, ijambo ufite kuri YouTube, ijambo ufite mu ikayi ntabwo rizakumurikira. Ni ukuvuga ngo tugire umwete wo kwiga ijambo hakagira igisigara, kuko iryo risigaye niryo rizaba itara. Ntabwo ari ibyo washyize mu ikayi cyangwa se ibyo ufite muri telefone bizakumurikira. Iryasigaye mu mutima niryo rizatumurikira. Hariho impamvu nyinshi zatuma rero ijambo ridasigara, nyinshi, ariko reka tuvuge ebyiri. Imwe ni ukuba turi abatigishika, abadakunda kwigishwa. Rero dusenge kugira ngo Imana iduhe umutima woroshye wemera kwigishwa, kugira ngo twemere gutsindwa n'ijambo. Akenshi hari igihe bibaho twebwe abakristo, ugasanga iyo ijambo rigiye kugutsinda ahubwo tuza kwisobanura. Umuntu akavuga ati nta n'umwe wigeze ubishobora, cyangwa se akavuga ngo Imana igira impuhwe nyinshi, Imana iranzi, niko ubuzima bumeze. Ariko iyo twemeye guca bugufi tugatsindwa n'ijambo ry'Imana, icyo gihe hagira icyo dusigarana n'ingabire z'Imana. Imana irushaho kutwongerera inema, ingabire zo kugira ngo tubashe guhinduka itara. Ijambo ry'Imana ryo tara ribashe kutumurikira. Indi mpamvu ni ibyigishwa. Burya abigisha ijambo ry'Imana, hariho uwigisha ku mpamvu yo kugira ngo ahe abantu icyabafasha kubona ibyo bashaka, cyane cyane muri iki gihe karibyo usanga abantu bashishikariye. Fata imodoka, fata inzu, akaguha mbega gahunda y'ibyo wakora, ukabyizera, ukabona icyo ushaka. Icyo gihe iyo utashye umaze kwigishwa, utahana iyo gahunda y'uko wayikurikiza ukabona ibyo ushaka. Hari n'undi wigisha akurikije ubumenyi bwe, ku buryo ijambo ry'Imana aguhaye wumva ari ibisobanuro ugataha wamenye. Hakabaho rero no kwigisha umuntu Roho w'Imana yamugiye inyuma, noneho inyigisho ukumva irasenya ibyawe bwite wari wubakiyeho, ikubakamo iby'Imana. Wumva inyigisho irimo ikuraho bimwe wibwiraga, bimwe warumenyereye, wumva biri kujya hasi cyane, kandi ukumva ijambo ry'Imana naryo riri kwinjira rikubaka, bikaguhindura, bikakunezeza umutima. Rero ibintu ni bibiri. Twisengere kugira ngo Imana iduhe umutima woroshye, tube abigishwa, abemera kwigishwa, abaca bugufi bakigishwa. Kandi nanone dusabire n'abatwigisha kugira ngo bayoborwe na Roho Mutagatifu, babashe kutugaburira ibyo kurya by'ukuri bifatika,
kuko burya icyo Imana ishaka ni imitima yacu ihindutse. Hariho ukuntu Imana ishaka imitima yacu imera. Icyo nicyo gishishikaza Imana. Turamutse duciye bugufi tugahinduka, ibyo byose tubura Imana irabisana, ibyangiritse irabisana, ibyo tubura irabiduha. Icyo Imana ishaka ni imitima ihindutse. Hariho uko Imana yifuza imitima yacu yamera. Rero kugwiza amatara ni ukugira icyo usigarana ugendana wibitseho mu ijambo ry'Imana uba wize. Reka rero twinjire mu kigwa cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko y'interuro ivuga ngo ibintu bine dukwiye guha agaciro no gukoresha neza bidufasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'ubugingo. Ibintu bine dukwiye guha agaciro no gukoresha neza bidufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira ubugingo. Imana yaduhaye imigisha myinshi, Imana yaduhaye ingabire nyinshi, ariko muri byose ingabire iruta izindi Imana yaduhaye, impano iruta izindi Imana yaduhaye ni ubuzima, yongeyeho n'ubugingo. Ubuzima yashyizeho ubugingo. Imana yaraturemye, yaturemesheje ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni Kristo. Kristo niwe yaturemesheje, iduha ubuzima. Kuba uriho uhumeka, nanjye ndiho mpumeka, ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyo guha agaciro, ubasha gutambuka, kuko ubuzima iyo buhagaze umwana w'umuntu ntacyo abasha gukora, nta wagusubiza ubuzima, nanjye nta wabusubiza, kuko Imana yaraduhaye ubuzima n'iby'agaciro. Ubwo ubuzima twagombaga kubaho nimba ari imyaka 100 cyangwa se niyo yaba 500, umuntu agapfa bikarangira, ariko Imana yunzeho ubugingo. Ku buzima twari dufite Imana yageretseho ubugingo. Bivuga ngo ubu buzima turiho ku isi niburangira, ubugingo buzahita butangira. Bikavuga ngo twebwe abakristo nta bwoba, nta gahinda, nta maganya, kuko ubu buzima niburangira ubugingo buzatangira, kuko Imana yaduhaye Kristo. Kristo utuye muri twe ni ubugingo. Kristo ni ubugingo. Ubwo bugingo Imana yaduhaye rero ni ubw'agaciro. Kristo niwe waremye, niwe waturemye, birangiye Imana iramuduha ngo atubesheho. Twaremwe nawe, niwe utubeshejeho. Nta bugingo twari twifitemo, ariko twifitemo ubugingo butari ubwacu ariko bwa Kristo. Bivuga ngo igihe cyose ubwo ku isi buhagaze, niyo waba ukiri muto, ubugingo buhita butangira. Rero kuko ubuzima ari ubw'agaciro, Imana yaduhaye ubukungu bune, ari byo bintu bine nababwiye, kugira ngo dufate neza ubwo buzima, kugira ngo dufate neza ubwo bugingo, kugira ngo tubungabunge ubwo bugingo, kugira ngo ubwo bugingo ndetse n'ubwo buzima tububeho ku buryo burambuye. Ijambo ry'Imana mu Ivanjiri ya Yohani, no munsi turibanda ku Ivanjiri ya Yohani cyane. Yohani 3:16 haravuga ngo Imana yakunze abo mu isi cyane kugeza ubwo itanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubuzima buhoraho, ahabwa ubugingo buhoraho. Uwo ni Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yohani 10:10 rikatubwira ngo abaje mbere ya Yesu bari ibisambo, bazanywe no kwica no kurimbura, ariko yazanywe no gutanga ubugingo, yazanywe no gutanga ubuzima, kugira ngo intama zigire ubuzima burambuye. Yaje kugira ngo intama zigire ubuzima, kandi ubuzima bwiza, ubuzima burambuye. Muri Yohani 14 Yesu ari kuganira n'abigishwa be, baramubaza bati ntituzi inzira tujyana mu ijuru. Arababwira ngo ni jyewe nzira, ukuri n'ubugingo. Kristo rero niwe bugingo, niwe Imana yaduhaye. Ubwo bugingo rero Imana ishaka ko tubufata neza. Imana yacu yitwa Ndiho, I am. Natwe ishaka ko tubaho. Kubaho bifite agaciro gakomeye cyane. Kubaho nicyo kintu cya mbere dukwiriye guha agaciro. Ibyo bintu bine rero dukwiriye guha agaciro nabyo, kugira ngo bidufashe kugira ubuzima bwuzuye nk'uko Kristo yabivuze, bidufashe kugira ubugingo muri twebwe, kwigiramo ubugingo bwa Kristo. Icya mbere dukwiriye guha agaciro ni umwanya. Icya kabiri ni imbaraga zo mu mubiri dufite. Icya gatatu ni ubushobozi bwo kugira umubano, ubushobozi bwo kubana. Najyaga kuvuga urukundo, ariko ndumva roho w'Imana no munsi ntegeka gukoresha ijambo ubushobozi bwo kugira umubano, ubushobozi bwo kuba ku mubano, kubana n'Imana, kubana nawe ubwawe, kubana na bagenzi bawe, no kubana n'ibidukikije. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane ni ubutunzi, ibyo utunze. Navuze ko ibi bintu bino byose ari ubukungu,
ariko muri ibyo bine icya kane ni ubutunzi. Ubutunzi ni amafaranga, n'ibyabyawe n'amafaranga, n'ibishobora kubyara amafaranga. Imyaka ufite mu murima, ibigori, ibishyimbo, bishobora kubyara amafaranga, byabyawe n'amafaranga. Nanone intebe ufite muri salo, utubati, byabyawe n'amafaranga, bishobora kubyara amafaranga. Nuko rero ibintu byose byabyawe n'amafaranga cyangwa byabyara amafaranga hamwe n'amafaranga ubwayo ni ubutunzi. Hanyuma ubukungu ni ibintu bitabarika cyangwa se bidafatika, ibintu utashyira hariya ku isoko, nabyo bishobora kukubyarira amafaranga cyangwa bishobora kugutunga mu buryo bwo gukorera, mu buryo bwa serivisi. Ubwo ni nk'umwanya ntiwawushora ku isoko ngo utereke hariya hagire uwubona ngo awugure, kimwe n'imbaraga zo mu mubiri wawe. Ibyo byose bine rero ni ubukungu Imana yaduhaye, ariko ku ntego yo kugira ngo tugire ubuzima, ngo umwanya wawe uwukoreshe mu biguha kubaho, ngo imbaraga zawe uzikoreshe mu biguha kubaho, kugira ngo ubane n'Imana n'abantu ndetse nawe ubwawe, kugira ngo ugire ubuzima, ugire n'ubugingo. Nta bugingo twagira tutabanye n'Imana, kuko Imana niyo bugingo. Umubano tugirana n'Imana ufite agaciro gakomeye cyane, kugira ngo ubwo bugingo Kristo yaduhaye bukunde butubemo koko, kugira ngo bukunde butubemo. Hari ijambo Yesu yigeze kuvuga, abwiye abigishwa be ngo urugo rwose muzageramo muzarusabira amahoro, ngo niba amahoro y'Imana bayakwiye bazayagumana. Ni kimwe n'ubugingo. Imana yaduhaye ubugingo ku buntu, ariko nimba ubugingo bukwiye muri twe tuzabugumana. Ibyo bintu rero bine nkuko nabivuze mbikurikiranya, icya mbere ni umwanya. Nta kintu wakora udafite umwanya. Niyo waba ufite amafaranga udafite umwanya ntacyo yakumarira. Niyo waba ufite imbaraga udafite umwanya ntacyo umwanya wakumarira. Niyo waba ufite amafaranga cyangwa se ufite imbaraga udafite umwanya, imbaraga ntacyo zakumarira udafite umwanya. Mu bisanzwe umwanya ni infini, umwanya nturangira, ariko umwanya urangira ku muntu no ku kintu. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo gusarura. Buri kintu kigira igihe cyacyo. Burya hariho ikintu Imana igenera igihe cy'ikintu runaka kikarangira. Natwe igihe cyacu gishobora kurangira, ukaba ufite igihe cyawe kikarangira kuko upfuye, kuko umugaye, cyangwa se kuko utakiri aho wari uri, cyangwa se kuko opportunity wari ufite zitagihari. Rero igihe kirakwiye gukoreshwa neza, kubera yuko kirarangira. N'imbaraga nuko, ushobora kurwara, ushobora kunanirwa, ushobora kumugara. Imbaraga igihe ukizifite ukwiye kuzikoresha mu biguhesha ubuzima ndetse n'ubugingo, kuko imbaraga nazo zirashira. Umubano nawushyize ku bwa gatatu, ku murongo wa gatatu, ariko ubundi ni wo munini, ni ufite agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana. Twabanje imbaraga, twabanje umwanya, dukurikizaho imbaraga, kuko umwanya wawe n'imbaraga zawe bijya kugufasha kubaka uwo mubano. Uwo mubano rero niwo Imana ishaka. Imana ishaka ko tugirana umubano hagati yacu, kuko Imana ni urukundo. Ishaka ko tubana nayo, ishaka ko tunezerwa n'ibyo yaremye. Ibidukikije mubona, indabo, ibiti, izuba, amazi, amasumo, byose Imana ngo yarabiremye harimo natwe, gusanga ni byiza. Buriya mu bintu Imana yaremye igasanga ari byiza, n'umuntu arimo. Ni byiza ko tubana n'abantu, tukabana n'Imana tubinezerewe, bikaduhesha gusingiza Imana. Ukabireba, Imana yarabirebye ubwayo isanga ari byiza. Ibidukikije harimo n'abantu, ni byiza ko tugira natwe n'uwo mwanya wo kubireba, bikatunezeza, bigatuma dusingiza Imana, kuko Imana yabiremye ari byiza, kandi bitugaruramo ubuzima bwo ku isi busanzwe. Ibyo byose bidukikije bituma twiyumvamo kubaho neza, hanyuma ubugingo tukabuhabwa na Kristo. Ibi bintu rero uko nabikurikiranyije, icya kane cyabaye ubwo butunzi. Ubutunzi turabukeneye, dukeneye kurya, dukeneye kunywa, dukeneye kwambara, ariko buza ku mwanya wa kane. Iki kiganiro rero impamvu nagiteguye nuko iki gifata umwanya wa kane, ari nacyo gitoya muri byose, kirimo gushaka gufata umwanya wa mbere, kandi kikaza no hagati. Ubundi ibi byose tubikora nyine kugira ngo biduhe ubuzima. Ubuzima buri hagati muri centre, ariko iki cya kane cy'ubutunzi kiri gushaka gufata umwanya uruta uw'ibindi byose. Hano hari inshinga ebyiri ziri gusa n'izihiganwa. Inshinga to be and to have, kugira no kuba. Imana ni ndiho, yaravuze ngo nimubeho.
to be, I am. Imana ni ndiho. Hano rero hari ikintu to have. Mfite iki, ndashaka kugira iki, ntunze iki, ndashaka gutunga iki, ndashaka gufata iki ngiki. Iri jambo kugira, gutunga riri gufata umwanya munini cyane. Iyi nshinga iri gufata umwanya munini cyane ukuramo ibindi byose. Hano hari igishushanyo nashushanyije n'uburyo bwo kugereranya. Ubu ni ubuzima. Hano hagati ubuzima ni centre, ubuzima buri hagati. Ubu ni ubuzima. Hanyuma uhereye hano ni umwanya, hano ni imbaraga, hano ni umubano. Urabona ko umubano ufite agaciro kanini cyane ukurikije uko twawushushanyije ugereranyije n'ibi. Hanyuma hakaza hano ubutunzi, ibyo utunze birakenewe. Ibi byose bine biri kumwe mu ruziga. Ibi byose bine biri kumwe mu ruziga, ariko duhera ku mwanya kuko udafite umwanya ntacyo wakora. Hanyuma imbaraga kuko udafite imbaraga ntacyo wakora. Hanyuma umubano ari wo Imana idushakaho ngo tugirane umubano twebwe ubwacu, tugirane n'umubano n'Imana. Umubano ufite agaciro gakomeye cyane mu maso y'Imana. Hanyuma n'ubutunzi. Ubutunzi ntibubuza ku mwanya wa mbere. Na Yesu ari muri iyi si, murazi ko nta bintu byinshi yari atunze, nta bigega yari afite, nta n'amashyo y'inka yari atunze. Ubutunzi turabukeneye, ariko si bwo buza mu mwanya wa mbere. Ariko urabona ko byose biza byerekeza ku kubaho, centre, ubuzima. Umubano wacu n'abantu n'Imana udufashe kubaho. Imbaraga zidufashe kubaho. Umwanya udufashe kubaho, n'ubutunzi nabwo budufashe kubaho. Ariko ukuntu biri kugenda, biri kugaragara ko mu kindi gishushanyo ngiye kubereka, biri kugaragara ko iki kintu bise kugira, mfite amafaranga, ubutunzi, imyenda, imodoka, ibyo watunga byose biri kugenda bifata umwanya, biri no gukata uruziga. Ya seko iri gukatika, ni ukuvuga ko iki cyitwa ubutunzi kiri kuza hagati muri centre nk'ubuzima, nk'aho ari bwo buzima, nk'aho gutunga ari bwo buzima. Ku gishushanyo cya mbere cyari akadomo gato, ariko ubu none urabona ukuntu akadomo kangana, ni kinini cyane kandi kiri kwegera ubuzima hagati. Ni ukuvuga ngo imbaraga zacu biragaragara ko zigiye kujya zikora zegereza ubutunzi. Imbaraga zacu zigakorera ubutunzi gusa, umwanya wacu ukazakorera ubutunzi gusa. Hanyuma n'umubano wacu tukabana n'abo dufiteho inyungu, n'abantu twagira inyungu dukuraho, tukabana n'abantu kubera inyungu tubafiteho, cyane nabo bakabana natwe kubera inyungu. Noneho iki kikaza nk'aho ariyo centre, nk'aho ari ko kubaho. Iki rero cyaba ari ikigirwamana, kuko urabona ko cyaba kigiye gutwara umwanya muremure cyane. Biriho aho n'abigisha bamwe na bamwe b'ijambo ry'Imana bashobora kwigisha bavuga ngo akira imodoka, akira imigisha, uno munsi ibisubizo, akaza ari ibisubizo gusa. Hariho n'uwo nigeze kumva ategura icyigisha ariko birangira avuga iby'ibisubizo by'abantu. Mu by'ukuri Imana yacu iradukunda. Natangiye mbabwira ngo hariho ukuntu Imana ishaka imitima yacu imera. Imitima yacu ninegeze, nitanamera ku ijana ariko ikegereza mu kumera nk'uko Imana ibishaka, ibyangiritse zabisana, ibyo twifuza irabiduha. Niyo yagira ikitaguha, yaguha imbaraga zo kukihanganira, ku buryo ntacyo bigutwara neza, ku buryo ushobora kunyura mu kibazo, cyangwa se ushobora kuba hari ikintu udatunze kandi ntibigire ikibazo bigutera. Rero Imana ifite ubushobozi bwinshi, ntibura uko igenza abayo. Yezu ari kuri iyi si, iki kibazo yakigiranye n'ab'icyo gihe, ubwo yasangaga umugore wo muri Samariya ku iriba. Muri Yohani, mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 4, yaramubwiye ngo iyaba wari uzi kuvugisha uwo ari we, wajya kumubwira akaguha amazi atanga ubugingo. Uwo mugore rero arebye Yezu, asanga Yezu wawe nta n'igikapu afite, nta kivomesha afite, yari yicariye aho nta kintu afite. Aramureba aravuga ati ariko se amazi umpa urayakura he? Nta n'ikivomesha ufite. Ni ukuvuga ngo ntufite, nta kintu ufite. We yashakaga bifatika, kabona hari ikintu afite kugira ngo yumve ko hari uw'agaciro. Ntakamenye ko kuba ari ndiho, bibyara. Uwo Imana iri we bibyara byose. Ntiyigeze abasha kubisobanukirwa. Yashaka kabona hari ikintu afite kugira ngo yeme ko hari icyo yamuha. No muri Yohani 6 ubwo Yezu yavugaga iby'imigati itanga ubugingo, iby'umugati utanga ubugingo, hari aho yagezeho abwira abari bagarutse kumureba muri babantu yari yarayagaburiye, arababwira ati mujye mukora muharanira ikiribwa cy'ubugingo, icyo umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana yashyizemo ikimenyetso.
bavugana nawe ibyerekeranye na manu, nibwo yababwiraga ati data niwe wabahaye manu, kandi na n'ubu niwe ubaha umugati, kandi umugati abaha, umugati data abaha ni umugati utanga ubugingo, uwuriye ntiyongera gusonza. Bo rero avuze umugati, bumva umugati ufatika, noneho baravuga bati duhe uwo mugati. Bumvaga ko, kuko bari bamubwiye ibya manu, bumvaga ko ari umugati uvuye mu ijuru, kuko manu yaragaragaraye, barayibona, bayikoraho. Bumvaga bashaka umugati bakoraho bakawurya mu buryo bugaragara. Ariko we arangije ababwira ngo ndi umugati utanga ubugingo, I am that bread. Urumva rero mfite na ndi biri kurwana, kubaho, kuba no gutunga biri guhiganwa. Ab'icyo gihe icyo bumvaga, natwe n'ubu kandi barahari, bumva ikintu kugira mfite iki, ntunga iki. Ariko bari kuvuga ati nimubeho, ndi ubugingo, ni jyewe utanga ubugingo. Yesu rero nk'uko twabiganiriyeho, yaravuze ngo ni jyewe nzira, ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo umufite abaho, kandi uko kubaho gutanga byose. Nk'uko yabibabwiye, yavuze ngo ndi amazi atanga ubugingo, ndi umugati utanga ubugingo, ndi umuzabibu, ndi igiti cy'ubugingo, ndi urutare muhungiraho, ndi urumuri. Ni ukuvuga ngo Yesu ni byose. Nimba ari byose rero afite byose. Aho hantu rero niho Yesu ashaka ngo twite ku buzima cyane, kuko hariho uko Imana ishaka kuzabaho. Wowe cyangwa jyewe, Imana yandemye, Imana yakuremye, hari uwo ishaka kuba we, hari uwo Imana ishaka kumba we. Nicyo kishimisha Imana, ko waba uwo ishaka ko uba we. Ni nacyo kibazo abantu bato bagira muri iki gihe, ashaka kuba uwo ari we ashingiye ku byo afite. Akavuga, hariho n'abibagisha akavuga ati mfite izuru rinini, urumva ni mfite izuru rinini, mfite amabere manini cyangwa mfite mato, mfite ingohe zimeze nabi, nshyireho izindi ngohe. Urumva ni ibintu ashyiraho ingohe, ashyiraho ibi kugira ngo agire. Noneho iyo kugira ye akumva ko iramuhindura ndi mwiza. Ariko ibyo ababikorera umubiri, ariko uri mwiza cyangwa se ubaho ni umuntu uturuka imbere nubwo atuye mu mubiri. Rero bibaho ku bantu bakiri bato, akumva ibyo afite ku mubiri ari byo bimugira uwo ari we. Ariko Imana yaravuze ngo baho, yakuremye ikuzi, yandemye nzi, kandi yabonaga nkwiye. Rero ibi bintu turakwiye kubisobanukirwa nk'abakristo. Gukora si bibi, ahubwo no kudakora byaba ari ikibazo. Nimba ufite imbaraga ukaba ufite n'umwanya, nyine ni byiza gukora, ariko ugenere umwanya n'ibindi. Ikizakumenyesha ko wagiye ku ruhande rwo kugira mfite ibi, ndashaka kugira ibi, ndashaka gukora ibi cyane, ni uko uzabura umwanya w'Imana, ukabura umwanya w'umuryango wawe, ukabura umwanya wawe ubwawe, ukabura n'umwanya w'ibidukikije, ukaba utamenya n'ibiri kuba hafi y'aho utuye. Ugasanga umuntu afite inzu ahirengeye hejuru y'umusozi, atagira umwanya wo kwicara ku rubaraza ngo yitegereze imisozi iri hakurya ye n'abahatuye, ngo yitegereze, nta mwanya agira wo kuhicara. Ugasanga nta n'umwanya w'umuryango. Umuntu akaba afite iwabo batuye kure, abakecuru n'abasaza bakamwifuza, ntigere abona umwanya wo kujyayo mu rugo, abana ntibatubone. Umwanya wose wawo ukagenda mu kugira, mu gutuga, mu gushaka icyo watunga, mu cyo wagira. Imbaraga zawe zose zikagenda mu gushaka icyo watunga, icyo wagira. Umubano wawe ukabana n'umuntu ubona hari ikintu wamukuraho, ubona yakugirira inyungu, cyangwa se wabona utakimukeneye, ntimube mukibanye, cyangwa nawe yabona atakigukeneyeho inyungu, ntimube mukibanye. N'Imana nayo bikagaragara nkaho tugiye kubana nayo kubera ibyo tuyikeneyeho. Bibaho abantu bakabana n'Imana kubera ibyo bakeneye, Imana iri buzabakorere. Noneho Imana yaba itabikoze, umubano ugahagarara, cyangwa se akaza mu rusengero cyangwa akajya gusaba amasengesho kubera irya mfite ndashaka kugira. Asenga bamusengere abone ibintu, yamara kubibona ntuzongere kumubona mu rusengero. Iyo mfite ikaba ari kujyana ku Mana, ku byo ushaka ko Imana iguha. Nibwo Yesu yigeze kubwira umuntu wavuze ngo nzagukurikira, aramubwira ngo umwana w'umuntu ntagira n'aho arambika umusaya, inyoni zigira ibyare, ariko umwana w'umuntu we ntagira n'aho arambika umusaya. Bivuga ngo Imana irashaka ko duha ubuzima agaciro. Ibyo byose by'ubukungu Imana yaduhaye, umwanya wawe, imbaraga zawe, ibyo utunze, ubutunzi, ndetse n'umubano, ubane kugira ngo ubeho. Ubane n'Imana kubera ubuzima, atari iby'Imana iguha. Ubane n'abantu kubera ubuzima, atari iby'Imana iguha.
reka dusome n'ijambo ry'Imana hano. Dusome ijambo ry'Imana mu Migani umutwe wa 30 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9. Ninde wazamutse mu ijuru akagaruka? Ninde wapfumbase umuyaga mu biganza bye? Ninde wapfunyitse amazi mu gishura cye? Ninde washinze imbago z'isi? Izina rye ni irihe kandi umuhungu we yitwa nde? Wowe uramuzi? Ijambo ry'Uhoraho rikwiye kwizerwa. Umwiringiye rimubera ingabo imukingira. Ntuzagire icyo wongera ku magambo ye, hato atazaguhana ugatahurwaho ikinyoma. Hari ibintu bibiri nkwisabiye, ntuzabinyime mbere y'uko mpfa. Hari ibintu bibiri nkwisabiye, ntuzabinyime mbere y'uko mpfa. Uzandinde ikinyoma n'uburyarya, undinde ubutindi cyangwa umurengwe, ahubwo ungenere ikintunga gihagije. Ejo ntazarengwa ngahemuka mvuga ngo Uhoraho ninde, cyangwa natindahara nkiba ngasuzuguza izina ry'Imana yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ijambo ry'ubuhanga, ni ijambo rijimije rituma umuntu yibaza ngo ninde wapfunyitse umuyaga mu biganza bye? Ninde wapfunyitse amazi mu gishura cye? Ninde washinze imbago z'isi? Izina rye ni irihe? Ninde waremye? Ninde washinze imbago z'isi? Washinze imbago z'isi ni uwaremye. Aravuze hano ngo izina rye ni irihe? Ni ndiho, ni Uhoraho, ni Uhoraho, ni uriho. Urumva iri zina ryo kubaho, urabona kubaho biragarutse. Izina rye ni irihe? Kandi umuhungu we yitwa nde? Nawe yitwa ndiho, nawe ni ndiho, kuko Yesu yabwiye ab'icyo gihe ngo mbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Yesu nawe ariho, mbere yuko Aburahamu abaho ariho. Ati kandi Aburahamu yabonye umunsi wanjye aranezerwa. Uwo muhungu we rero ni Yesu Kristo, niwe bugingo twahawe. Uyu muntu amagambo ye afite ubuhanga, ari kutubwira ibyaremwe n'agaciro kabyo, hanyuma akatubwira agaciro k'uwabiremye. Yitwa nde uwabiremye? Ese uramuzi? Umuhungu we uramuzi? Ugirana umubano n'umuhungu we? Bavandimwe, kugirana umubano n'Imana ni iby'agaciro. Kumenya Yesu Kristo ni iby'agaciro. Yesu Kristo yaravuze ngo muzanjye ndi umugati, ndi amazi, ariko kurya Yesu Kristo by'ukuri ni ukumukunda. Mbese uramukunda? Simvuze ngo unsubize ngo yego cyangwa oya, ahubwo baza muntu wawe, ibaze wowe, bwira muntu w'imbere uti mbese jyewe we uramukunda? Kuko ngo ijambo ry'ukunda ngo iteka riguhora ku mutima. Ijambo ry'Imana rizarushaho kutunezeza igihe cyose tugendanye n'Imana neza, niho ijambo ryayo rizarushaho kutunezeza. Rero hano avuze andi magambo y'ubuhanga. Amenye ko iby'isi dukoresha byose, ibintu by'isi dukoresha byose, hari igihe dushobora kubikoresha nabi. Dushobora kubikoresha nabi, rimwe tugahengamira uruhande rumwe kuri ibyo dutunze, tukibagirwa uwaturemye. Rimwe kandi nanone twaba tudakoze cyangwa se turangaye, tugakena tugasebya izina ry'Imana. Hano senze isengesho rivuga ngo uzanshoboze kuringaniza iby'isi, uzanshoboze kuringaniza ubutunzi n'umwanya wawe. Kuko hano yavuze ngo mbese uwaremye iby'isi, uwashinze inkingi z'isi uramuzi? Izina ry'umuhungu we urarizi? Yitwa nde? Ni ukuvuga ngo hano harimo ikintu cyo kumenya uwaremye ari we ugutunze, kumenya n'umwana we, kumumenya ukamenya n'umwana we, hanyuma nanone ukamugenera umwanya. Hano aravuze ngo uzandinde kurenza urugero. Iri sengesho natwe niryo dukwiriye gusenga, ngo Uhoraho Imana uzampe kuringaniza buri kintu kigire umwanya wacyo. Ngira umwanya wo gukora, ariko ngire n'umwanya w'Imana yanjye. Ngira umwanya, imbaraga zanjye nzikoreshe nkora, ariko nzikoreshe mboneka mu maso y'Imana. Kandi mu mubano sinzabane n'abantu, kuko na hano yabivuzemo, sinzabane n'abantu kubera inyungu zanjye, ahubwo nzabane n'abantu kuko wabaremye ari beza. Kandi hari igihe n'ubundi uzanarabakenera nabo, ahubwo kuko ijambo ry'Imana, Imana yatubwiye ngo iboneka mu bantu. Iyo Yesu yavuze ibijyanye n'urubanza, aravuga ngo azavuga ngo muze mwebwe iburyo bwanjye, kuko narwaye mukaza kundeba, nshonje mukangaburira,
n'ibindi. Murawuzi uwo mugani Yesu yaciye, arababwira ngo ibyo mwakoreye abantu n'igihe mwabikoreraga. Bivuga ngo iyo ufashije umuntu uba ubanye nawe neza. Umubano rero Imana iwuha agaciro, ku buryo mu rubanza Imana izahamagara ikurikije uko twabanye n'abantu, abo mwasuye, abo mwatembereye, ibyo twakoreye bagenzi bacu. Bityo rero ntiturangare, dufate neza igihe. Shitani ifite gahunda y'uko yaturangariza mu bintu byinshi, noneho umwanya ukabura unanabishaka. Hari igihe itanagukuramo uwo mutima pe, umutima wo gusenga ufite, wo kwifatanya n'abandi, wo gusura abantu, wo gufasha ufite, ariko umwanya ukabura. Cyangwa se tukarangara hakaza uburwayi, imbaraga zikabura, imbaraga zikadushirana, hari ibintu tutakoze, ukazapfa ujyanye umutima utanyuzwe, kuko icyo Imana yakuremeye gukora utahutse utagikoze. Rero navuze ngo intego y'iri jambo ry'uyu munsi ni ukugira ngo dufate neza umwanya, tuwukoreshe neza, tuwuhe n'agaciro, kandi dufate neza imbaraga, tuziha agaciro, dufate neza umubano, tuwuha agaciro, dufate neza n'ubukungu, kugira ngo byose bidufashe kugira ubuzima ndetse n'ubugingo. Nta bugingo ku muntu utabana neza n'Imana, nta bugingo ku muntu utabana neza na bagenzi biwe, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko umunsi w'urubanza bazajya bahamagara bakurikije ndetse n'ibyo twakoreye bagenzi bacu. Rero ni byiza kugira ubushobozi bwo gupima ndetse tukanabisengera, ukavuga uti mbese mu mwanya wanjye ni ibihe nkora bitari ngombwa kandi bigatwara umwanya. Hariho ukuntu dushobora gukoresha umwanya, ugasanga umwanya ugiye n'ikintu dukoze bidahwana, ugasanga dukoresheje umwanya munini cyane ugereranyije n'agaciro k'igikozwe. Icyo gihe rero umuntu agapima ngo mbese uyu mwanya wanjye nawuhaye agaciro nkora iki kintu. Tuvuge nk'urugero nko gufuma n'intoki, gufuma igitambaro n'intoki, kuboha akebo. Ushobora kuvuga uti genda shaka kujya nshyira ubugari mu kebo, ariko ukurikije n'ibindi bintu usanzwe ukora bya buri munsi, ugasanga iminsi bizagutwara kuzuza icyo gitambaro, kandi ku isoko bihari bigurwa make byatatswe n'imashini. Ugasanga hari igihe umwanya muri kino gihe, cyane cyane muri bihe turimo, usigaye uhenda kuruta ibyo byose, ku buryo wahitamo kugura ikintu runaka aho kugikoresha amaboko, kuko gitwara umwanya munini, ukaba hari ibindi byinshi wari gukora bifite umumaro kuruta icyo kintu ukoze. Ni byiza nyine ko biterwa na buri wese ahari, buri wese azajya agenda bireba. No mu mwanya wawe rero dufate neza imbaraga, dufate neza imbaraga, kuko imbaraga nazo zirarangira. Hari igihe usanga umuntu akoze ntaruhuke, cyangwa se agaterura ibintu byaterura babiri ari umwe, cyangwa se akikorera imizigo iremereye cyane. Hari igihe ushobora kurindira uguteruza, cyangwa se ugapfundura ukagabanya, ukajya utwara biti ukongera ukagaruka. Ni byiza ko dufata neza imbaraga ziturimo, kuko hari igihe uvunika umugongo bikarangira ntuzongere kubaho. Hari igihe imbaraga uzifata nabi zikarangira kandi iby'ingenzi wifuza bitarabaye. Umubano tuwufate neza. Inshuti yanjye, inshuti y'Imana, mukristo muvandimwe, nibigukundira uzabane neza na bose. Nibinanga bizange wagerageje, nunabikosa uzasaba Imana imbabazi. Ni iby'agaciro kubana neza n'abantu ntumenya nawe uw'Imana izakoherezaho, kandi Imana ibiha agaciro. Ntukabane n'umuntu kubera icyo umufiteho, n'abandi ntibekabane nawe cyangwa babane nanjye kubera icyo bumva bankuraho. Niba hari umuntu mwigeze kuba inshuti, ntuzishimire ko mwaba abanzi, uzasigasira umubano. Niyo wabona utakimukeneye, ntuzemere ko umureka. N'Imana hariho abagenda, twabivuze, hari icyo babona bashaka gukura ku Imana. Nibahinduka ko ufite byose, ntibizakubera impamvu yo kutaboneka mu masengesho, ntibizakubera impamvu yo kutongera gusenga kubera watunze byose. Ntihakagire umubano n'umwe upfa ubusa. Ntuzigere upfusha ubusa umubano wawe n'Imana, umubano wawe n'umuryango wawe, ba nyoko banyu, ba nyogosenge. Ntuzareke harurinda kukuvuma. Niyo utabasura kenshi, ariko aho ubonekeye ntuzagire uwusuzugura, ntuzagire uwo wanga. Uzasigasira umubano wa benshi, abo musengera, abo mufitanye isano n'abo mutabifitanye, uzasigasira umubano. Ntuzagire umubano urangiza uvuga ngo uriya ntitukibanye, yenda kuko utakimukeneye cyangwa kuko yagiye kure. Nibigukundira uzabane na bose, kandi uzabane n'Imana yawe. Imana yakuremye ngo mugirane umubano. Kubana n'Imana yakuremye nibyo biduhesha ubugingo. Nibwo buryo ki bwo kurya Yesu, nibwo buryo ki bwa mbere bwo kumurya by'ukuri. Mbese ukabana nawe, ukagirana nawe urukundo, kandi burya umuntu mukundana niho n'ijambo ryiwe rirushaho kugushimisha, rirushaho kukunezeza. Rero Imana idufashe, n'ubutunzi tubufate neza. Udafite akazi agashake, niyo waba warize utarabona ko wigiye, ntacyo utakora. Twanyuze mu buzima bwoye,
kuhikoreye imizigo, imyumbati, amateke, twacuruje inyanya. Hari igihe ibyo bibaho kandi bikaba bigayitse ariko bikakubeshaho, ariko nta kintu cyiza nko kwiha umugati, nko kuba wakwiha icyo warya. Rero nimba ufite imbaraga ukaba uri muzima, ni byiza ko wakora. Abibimuga bafashwe, twese tujye tugerageza uko dushoboye, ariko uri muzima jya ushaka ikikubeshaho, ariko wibuke n'umwanya w'ibindi byose. Ibyo dukoreye kandi tubifate neza. Hari raporo nyinshi zivuga ko ibiryo byinshi bijya mu mabini bimenwa, ugasanga umuntu atetse byinshi arabimenye, ejo ugahaha ibindi, icyo gihe bigatuma nta n'amafaranga asaguka ngo ufashe abandi. Hari benshi bashonje dushobora gufasha. Imyenda, cyane cyane twebwe abamama, ugasanga umuntu afite imyenda yuzuye ivarisi ndetse n'indi yabuze ahayishyira atari kayambara yose. Ni byiza kwambara, ariko tujye dusaba n'umutima unyurwa. Usanga umuntu afite imyenda yongeranya, ugasanga nabyo harimo gupfusha ubusa. Dufate neza ubutunzi, ntitukagura ibyo tudakeneye. No mu bikoresho, hari igihe usanga umuntu aguze ibikoresho adakeneye, ibiribwa ugasanga biboreye mu nzu atigeze abiteka, kandi hari abandi bashonje. Imana ijya itubona dufata neza ibiribwa. Yezu Kristo yagaburiye abantu, bamaze kurya arababwira ngo nimwegeranye ibisigara ntihagire na kimwe gipfa ubusa. Ngo begeranyije inkangara 12, hanyuma ubwo bihwanye n'imiryango 12, bivuga ngo mu miryango 12 nta n'umwe washonje. Natwe turakwiye kwegeranya ibisagutse ntihakagire ibipfa ubusa. Mu miryango 12, 12 ivuga ibintu byinshi, ntihakagire abantu baburara cyangwa babwirirwa. Rero kugira ngo hari igihe tutabona amafaranga yo gufasha abantu, kuko hari igihe umuntu aba ari kurutamuha ibiryo, ariko ahanini ugasanga tujya tugira ikintu cyo gusesagura. Tugira umutima wo gufata neza ibintu, kandi n'udakora ashakisha uburyo bwo gukora. Urashobora no kuba udafite akazi gakomeye, kuko mu ijambo ry'Imana twasomye ngo uzandinde n'ubukene, uzandinde n'ubutinde, ntazatindara nkagusebya. Kuko hariho n'abanebwe nibakore. Nigeze kureba aho nari ntuye, ugasanga umuntu atagira igiti cy'isombe, yayikenera akajya kwisaba. Kugira igiti cy'isombe cyangwa se uruyuzi ni ibintu byoroshye cyane, ahubwo wajya gusaba ifumbire. Hari umuntu ugeze kuza iwacu gukora, akorera ifumbire kugira ngo ubutaka bwe buzamuke. Wakorera n'ifumbire igihe gito, ugashyiraho ifumbire. Undi ugasanga yanafite igiti cy'isombe kirwaye bwake pe, ku buryo n'isombe aryaho nta kintu kirimo, ubona ibibabi byahindutse umuhondo. Bavandimwe, n'ubunebwe cyaba ari ikibazo, nabyo byasebya Imana. Ubunebwe bwasebya Imana. Tugerageze gukora, yego turinganize, ariko dukore kugira ngo tubone ibidutunga. Nta kintu kiza nko gutungwa n'ibyo wowe wakoreye. Kandi no gusenga, hari igihe nabyo bishobora kuzamo umutego. Umuntu agasenga ukwezi kose cyangwa se ibyumweru 2 atagaruka mu rugo, ataboneka mu rugo. Icyo gihe nacyo hari ibyononekara. Umuryango urashobora kukubura, urashobora kugira inzara kubera utakoze. Ahubwo ibintu byose dukora tubikore dushima, bihinduke nk'aho ari isengesho. Nujya no ku kazi, witware nk'umukristo, ukavuga uti mpari ndi nk'umwambasaderi wa Kristo, mpari ndi umukristo uvugira Imana. Nujya no gusura abantu, mpagaze aha ndi umukristo, turabambasaderi ba Kristo. Ibyo dukora buri munsi byose bihindukemo isengesho, mbese tubane neza na bose. Ariko buri kintu cyose kigira umwanya, n'ukuri n'udakora akore, ntihakabemo n'ubunebwe. Imana rero idufashe, itwongerera imbaraga. Ibi bintu 4 Imana yaduhaye byose tugomba kubitunga. Nta muntu n'umwe utagomba kugira uruhare ku butunzi, niyo bwaba buke. Yezu yaravuze ngo nimubona ibyo kurya n'ibyo kwambara, mushimishwe n'ibyo. Mu by'ukuri umuntu ashobora gutunga bikereka akanezerwa. Kuva wabonye ibyo kurya urashobora kunezerwa. Hariho ababa bari muri pozisiyo yo gutunga byinshi bigakunda, ntabwo ari icyaha, nta kibi kirimo. Ariko ikintu dukwiye kureberaho, ari cyo nakwita warning, ari cyo navuga nti murarebe neza, ni igihe ugushaka ibyo utunga bituma utabona umwanya w'umuryango, utabona umwanya w'Imana, utabona umwanya wawe ubwawe, utaruhuka, utabona umwanya no kunezerwa ibyiza Imana yaremye bidukikije. Nubona ibyo ngibyo bibuzemo, ari byo twise umubano, ubushobozi bwo kugirana umubano, nubona utakibana n'Imana n'abantu, nawe ubwawe utigenera umwanya, uzamenye ko hari uruhande wagiyemo. Sinzi ari uruhe, ni wowe uzarumenya, ariko icyo nicyo kimenyetso kizakwereka ko wafashe uruhande rumwe. Ni byiza rero ko dusenge, tukagira imbaraga zo kuringaniza, tukagira n'umutima wo kunyurwa, kuko Imana iratubwira ngo nitubona ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara, mbere no kuriha inzu, tunezezwe n'ibyo. Mu by'ukuri ku muntu uzi Imana, niyo waba udatunze byinshi, wanezerwa. Imana yatwaye Abayisiraheli mu butayu, hatagira ibiryo, hatagira aho bajya guhinga ngo bajye gusabiriza mu mukungugu gusa mu zuba ryinshi, igira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umugati wa wundi ufatika gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ni Kristo, kandi Kristo yaravuze ngo mbere yuko Aburahamu abaho ndiho.
niwe ubaho, tubeshwaho no kubaho kw'Imana. Rero mu butayu yari bavanye aho bakoraga uburetwa bafite ibintu byinshi, ariko babayeho nabi, ariko byarabananiye, bagira mu butayu baraganya, bifuza bya bintu bari bafite, bifuza imyungu, bifuza ibitunguru, ngo bifuza inkono z'inyama, barashaka kugira ibyo bafata mu ntoki, ariko Imana ashaka bagirana umubano nayo, bakayimenya, bakayikorera, bagakorera Imana bazi, ariko ntabwo byakunze. Uwo mutego rero natwe tujya tuwugira, kuko ikintu cy'ingenzi ni ukubana n'Imana, kuko Imana nta kibuze. Urashobora gutunga ibiringaniye ariko ukanezerwa kubera ufite Imana muri wowe. Rero gutunga Imana nibwo buzima. Ubuzima Imana yaduhaye twabunezerwa neza tubashije kumenya uko dukoresha neza ibyo bintu bine. Ariko rero siko twese tubishoboye, twibuke no gusabira abo byananiye. Imana iduhane umugisha. Ndagushimiye Uhoraho, Mana yaremye ijuru n'isi. Ndagushimiye ku ijambo ryawe wongeye kutwibutsa ko ingabire iruta izindi, impano waduhaye iruta izindi ari ubuzima wageretseho n'ubugingo, ari bwo Kristo. Ndakwinginze ngo umpe imbaraga zo guha agaciro ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'abandi mbubone nk'ubw'agaciro. Ndasabira abumvira ijambo ryose baha agaciro kubaho, baha agaciro ubuzima, kandi baha agaciro ubugingo, icyo Kristo yakoze. Ibyo waduhayemo ubukungu ndetse n'ubutunzi tubikoreshe kugira ngo tubeho. Mana, twambike imbaraga, ibyangiritse bisanwe, ibyatakaye tubigaruze, kandi turusheho kukwizera. Mana, reka iri jambo rifashe benshi, rigira aho ridukura, rigere n'aho ritugejeje. Izina ryawe nirisingizwe. Urakoze kutugaburira. Ni mu izina rya Yesu Kristo byose mbisabye nizeye, amen. Amahoro y'Imana abane namwe bakristo bavandimwe.